ese muri ibintu tutambye koko nukuri ibiki yakubwiye ko ari ubushaka kuroga mu Gihozo cyore kugira ute kumuroga wese bifashe gute ko nkureba ndabona wabikora ese wahinduwe n'iki guki wahinduwe n'iki kundeba ukundi nkureba ukumeza ubu urebesha iki wamuroga bwireshije bambwire sibyo nta n'ibintu byinshi nziho uretse kumva ko tutabikubwiye nta n'ikintu dupfa akintu upfa nawe ni ukuvuga ngo teta ranyanga kuri rwa rwego banamushyize imbunda imbere ati murasi itabikora direct ku buryo yakubeshyira uburozi se banza wumve none se umuntu yakwangara icyo atagushinza ukubyumva uriya mwana uzi buriya mbere sinzi niba uzi story yabo ukuntu bigeze gukenaho barakena ababyeyi babo barapfuye baba mu rugo igihe kinini tugera aho ngaho mama arabafasha mu buzima bwabo natwe kandi ubwacu ntabwo bwari butworoheye teta ari umwana mwiza nkunda mfata nka mukuru we mbese nyine sinzi uko nabikubwira umwana nyuma baza kugira amahirwe bahuza n'uriya musore abaha ubushobozi baba hano hantu urabona ko baba ahantu heza gutya sibyo umwana noneho Gihozo kubera kunigira umutima mwiza akajya ngurira utwenda udusuko dushyashya akatumenyera yewe akananyuzamo akambwira ati ntukajye ugira ikibazo nurajya ukigira ujye umbwira ndebe nanyishoboye nkikemure teta rero abigiramo ishyari kubyumva amaze kubigiramo ishyari umwana niko gutangira kunyanga naho urwango rwahereye nose yakuguriraga imyenda ntago teta we yamuguriraga ku buryo ndere icyo cyamutera ishyari usetsa teta yangirishye niba yarabonaga aho ari ibyo mukora nanjye babinkorera akumva ko we babimukora wenyine simbizi urumva aya ariko teta ntabwo yakwishyira ishyari agira ishyari ndavuga se uyu mwana hari ikintu dupfa ko nzi ko ntamubereye mubi turapfike ngira ndihangana avuga ati buriya bizahinduka nuko bakiri bashya mu byo bagezemo nta kindi kintu dupfa rwose tuzutekane ngira tumenye neza nta kibazo oya ntabwo ndi kukwizera pe habe na gato ase undi ko numva binshinza cyane bitebye wowe ahubwo ngiye gukora iperereza ryanjye wowe nde ushinzwe iki njyewe jori inshuti ya Gihozo ushinzwe iki ngomba kurwarira Gihozo ndakubaza ubu ninjye nawe nakoroheye mu busobanuro nta n'ibintu byinshi nkuziho nago ubusobanuro utagombwaga okay ubusobanuro naguhaye burenze undi muntu natoragura hano mu muhanda ukugize umujinde se nk'umuntu wakoza nawe ugira se wowe urane wifite twanshinze siko nakumanyagura ngaho we kugize umujinde n'umuntu yarugo nkanjye ahubwo urabona utarabikoze nge nishite ya Gihozo kubyumva kuva mu bwana iryo shyari rero mufitiye kuko wasigaye mu buzima bwo ufunze umudomo mbanze nkubwire oya fungo umudomo kuko ntakora agatendo kandi hano Gihozo aranze twarakuranye nabizi ko nashobotse nagukora agatendo ahangaha kugize ugenda umunwa ukagisha dukoze wiharije n'icyaha nibyo tetavuga wowe ahubwo se binshinza nkande genda bigushinja mfite n'ibimenyetso ubinshinza nkande wowe mfite n'ibimenyetso wowe ubinshinza nkande nshaka kumanyira hari no rugo mweke kumanyira utazi iye sura ubwo se ukunda no kunyira wewe wajangura skeleton uratatse umva mubwire sheri umva mubwire nanjye umva mubwire urumva rero rero umva mubwire wewe bamubwire wowe abakumbugo kazajya uminisha bamubwire urumva ntukamenyera n'utari wowe uzabaza urumva uri kuburira imisatsi bamubwire wowe kungana kuvuka ntago kagashyana ubundi katurutse he wowe ndabona wowe bitanahagije no kuguhitana ibintu bigira intuzi wowe kino nawe uramuzi bakubwiye ko ndoga gusa bakubwiye ko ndoga gusa bakubwiye yuko ndoga gusa yego bakubwiye ko ndoga gusa nawe bakubwiye ko nkora mbikwereke ibindi nkora atari kuroga mbikwereke ibindi bintu nkora barakurane mbikwereke kasenge ubundi abakobwa mwamwe murarwana muri kuzongera n'ubutaha mwe muri bifite wowe kebana yo
tuzongera n'ikindi gihe tuzongera nkamwe nk'iyo murwana umenye ikipe ukinayo wanze gwitora nkawe iyo urwana n'uyu nguyu mwamuvana nese ari mugira utazongera shiri sibyo utazongera ahubwo se ugura inshuti nyabaki ishakura ngo inshuti yayo warambonye urumva ufite imbaraga ushaka kongera kurwana se nawe na tugenda njye twakwesurana tagira uriya mukobwa se wamukinguriye ntose riba namukingurira namubwiye kuza kurwana nawe ahubwo mwigute abakobwa b'inkumi nkamwe mwisurana kugeza kuri ruriya rwego ntabwo muzi uriya mukobwa uzamumenya byari ngombwa aho bararashoboye ese ubundi muri make mwapfaga iki twapfaga kuko ari wowe twapfaga ko ari wowe ureze teta wowe ushobora kuba ari kubyumva ariko nanone nta bimenyetso ufite irahari gute murwana urabizi neza ibyo bimenyetso birafite yego ku buryo se mwafatana ntabimubwiye yazana ya disipurine ye nkeya muresuranye rero karahava arikanze nyine ashaka kunyambura ibyo bimenyetso ngo nyice ntibizagaragare Shabeti nakubeshye pe Vincent ndamushaka Regura yari urukundo rwanjye ari urukundo rw'ubuzima bwanjye nubwo mama yamenyukiye akanandukanya nawe ariko Vincent ndamushaka none ndacyamukunda sinzi ikintu nakora pe ariko nawe rero washyizemo uburangazi sibyo Shabeti we ntabwo wabyumva ababyeyi akenshi kutabumvira biba ikibazo pe urukundo biravuna cyane kandi umva ntabwo ne gusuzugura ababyeyi nubwo banandukanyije nawe gusa Vincent namukundaga pe ibaze ko naho nagiye kwiga gukunda undi muhungu byananiye nkajya ntekereza Vincent nasize ariko reka nkubwire pe nkubwize ukuri aho wirukanye kuri Vesa shaka wabivamo ukarekeraho pe Beti ntabwo uri umukobwa mwiza ntabwo uzabona undi mukobwa ushaka ushyira agapira hasi ntabwo nshobora guhagarara kwiruka inyuma ya Vincent ndamushaka icyo byansaba cyose icyo nakora cyose namushwanisha n'ura mukobwa yapfa akava mu nzira ntabwo bindeba icyambere uko nzabona urukundo rwanjye rw'ubuzima bwanjye ariko nawe reka nkubwire ikosa rimwe wakoze mu buzima aribwo ugiye gutuma wirirwa wirukanka mpaka urumva amaguru agahera mu nzira kuki wemeye ko iwanyu bakujyana kwiga hanze Beti shawe ntiwabyumva rega umubyeyi aba ari umubyeyi wakubyaye nyine kugira ngo uzareke kumvira umubyeyi wawe ngo ugiye kumvira umuntu mukundana Beti biragoye pe kandi urabizi Vincent ari mu buzima bugoye pe bugoye urumva ntabwo nari guta ababyeyi urabona mu rugo twari dukize dufite buri kimwe urumva ntabwo nari guta ababyeyi ngo njye kwana Vincent kuko ari mu buzima bukabije pe bubi ariko noneho nyine kumukuramo byarananiye pe none naho nzi urebye reva asigaye ariwe urebye ibintu asigaye afite noneho nahise mukunda kurushaho ntabwo nshobora kubura urukundo rwanjye umva nkubwire pe sibyo nkugire inama rwose ndi inshuti yawe dore ko mwa bantu mwanga kumva ukuri sibyo iyo kubera iki wamukundaga kubera iki utarwaniye ikintu washakaga mu buzima ibyo mbwira byose ntabwo mbyitayeho nta kintu na kimwe ndi kwitaho ubu ngubu nta n'umuntu uteze kumpagarika kuri Vincent ngomba kumushakisha ingufu icyo byansaba cyose amafaranga ndayafite icyo byansaba cyose ntari ugutanga ubuzima bwanjye ntabutanga ariko Vincent nkamubona sayizi ngizi uri umukobwa mwiza urangije kwiga yego nawe amafaranga urayafite nibuka ko ari urukundo rw'ubuzima bwanjye namukundaga Vincent twakundanye kuva cyane ubwo ababyeyi badukoreye ubugome bakadutandukanya ariko Vincent urabizi ko namukundaga wasi wanze kunyumva Vincent ndamukunda pe si wanze ndamukunda na n'ubu yanze kumva mu mutwe umutima wawe uraje ukuri ndamukunda ahubwo mbwira unkora iki nkubwira iki kuri muhungu atagukunda ese urabona buri kimwe cyose nzagikora Beti ariko Vincent ngomba kumwegukana nta kinanira amafaranga Vincent ngomba kumwegukana icyo byansaba cyose nzagikora ko Vincent amwegukana si wanze kunyumvira ntago wamagarika nta muntu n'umwe ufite kumagarika umutima uraje ukurikana anga kubyemera uriya muhungu ntago akigukunda Vincent ntago ubibona wowe nta wundi muntu ushobora gukunda wabimatira wambwira icyo wambwiriza inama ntago Vincent nshobora kumuheba Vincent n'urukundo rwanjye agomba kuba mu buzima bwanjye icyo yakora cyose
Vincent ngomba kumwegukana anga kunyumva nuko ntaje twakundanye kera rega kandi nanundi ndacyamukunda rero uriya mukobwa ashaka kwitambika hagati ntago aneye ubwoba pe nta kintu na kimwe ambwiye kuko nyirakora buri kimwe cyose ariko Vincent nkamubona nkamwegukana ahubwo ubwo sigaje kumva kuri telefone bahamagara ko warwaye umutima reka nkubwire ahubwo uriya mukobwa ntuzawurwara ndaje mwereke yuko noneho Vincent ari urukundo rwanjye none se arahangayitse kurusha uko uhangayitse araje abibona ndaje mbimwereke yuko noneho mfite imbaraga zimurenzeho kandi kurwanira urukundo rwanjye nakazi ndamukunda pe nakazi wanze kuryama njya kuryama bikananira ndi gutekereza Vincent yanze kumva mutwe nagerageje base byibuze no kumwikuramo ngo ndandi umuhungu byabananiye wabyishe wajya kwiga hanze betere gurandenganya rega nawe winshira ubanza ari njye wanyumva reba nawe umubyeyi wakubwiye ati jya kwiga uyu muhungu umureka kandi aho fagita yaguhaga yamagana arazibonaga ko ari izanyazo gusa n'undi naramukundaga nari nzi yuko nzamwikuramo gusa byaranze pe naragerageje byaranze icyo nakoze cyose byaranze sinzi ikintu nakora rero wanze kunyumvira ariko se reba nyine reba uriya mukobwa ari kumwe na murumuna wiwe urazi neza ko abafasha urumva yego nta n'icyo ubuze ariko se nawe uhize mu gaciro ntabwo bindeba iyo umuntu akunda umuntu agomba no kumurwanya nose wumvaga Vincent we azabaho gusa nta mukunzi agira kuki nta wundi muntu nigize nkunda agomba kubyumva uvugishije ukuri hanze nagerageje no gukunda biranga hanze nta muntu wigeze kwiyegerezaho ngo nibura umuhungu natekerezaga Vincent bikanga nta wundi muntu nigize nkundana nawe karame ntabwo uri umwana cyane ndatekereza umaze kumenya ubwenge umaze gukura ntabwo uri umwana ku buryo utazi ibiri kuba cyangwa ntabwo uri kubona ibiri kuba rero ndagira ngo nkubwire bino bintu ubona abantu twicayemo cyangwa turi kubamo kugira ngo kano kanya tubisubize nyirabyo ntabwo ari ibyacu kubera iki teta sinzi impamvu utari kubona ko Vincent yahindutse ari guhinduka uko bwije uko bukeye rero ndumva twasubira kuba muri bwa buzima bwacu twabagamo tukongera tukazaza tumara iminsi imwe tutariye cyane rwose kuko nibyo bitubereye ibyo byacu ubundi buno buzima ni ubutirano kandi tuzabibamo tuzabishobora no kugira ngo tuba ahangaha n'ubundi Vincent ukuntu agenda ahendwa bwije ko bukeye cyazana ajyana no kwishyura no kuyishyura akabyanga ko nta gisigaye hari icyo utari kubona wowe nk'umuntu mukuru umaze kumenya ubwenge ariko utazi uri imfubyi ugomba gutekerezaho umuntu mukuru naho umwana upana ukabushyira hasi ndumva rero nazamuhamagara cyangwa igihe runaka nkazamuhereza ibintu byiwe nkabimusubiza tukongera tukareba ubuzima twabamo iyo tukajya gushaka ubuzima bwo kubaho si ubwo igihe wabanza ubitekerezaho ese teta ni iki ntekerezaho wowe ntubibona se ubu uri gushaka ngo twongere dusubire muri ya nzu habagamo imyobo turara turwana n'inzoka n'imbeba mwese bitwara iki teta none se ubu Vincent nuko ari guhinduka namara kwanga kutwishyura wenda nk'iyi nzu twayishyura se tugomba kureka ubuzima butari ubwacu tukabutanga tukaburekera ba nyirabwo ntabwo aba ari amahitamo yacu teta ariko bigomba kubaho bigomba gukunda ba nyirabwo bande se uko abashoboye nyine kubibamo nyine bakabibamo twebwe ubuzima budukwiriye n'ubwari bwo kubana n'inzoka mu myobo bwo kurya rimwe mu cyumweru cyangwa kabiri mu cyumweru bwo kurarira supadipe sitara nijoro ubwo buzima bwacu ndatekereza ubu ngubu atari ubwacu ari ugutirana ke tuzabibamo si ubwo giho nyine kukubaza wabanje ubitekerezaho neza tutarwana n'umwana kubona ariko kubwira ibintu natekereje wowe ntabwo ubona uko bwije uko bukeye ariko agenda ahinduka ntabwo ubibona mu maso yawe teta sinzi impamvu utareba kure
ariko ndakurenganyura umwana ariko nzajya ngutekerereza humura. so uri kuvuga ko kuri wa mukobwa wari uri ko warari iwabo ejo akaba baguhangayikishije uriya ntabwo nimba yaraguhangayikishije mwihorere rero ntabwo bakundana ntabwo ari kumwikubaho. Tutabura cyari umwana hari ibyo utagomba kumenya, aracyari igihe n'umwana uzamenya kuri kose kandi ntugahangayike sibyo. Ubuzima bwose twabamo ndahari ku bwawe, twarya rimwe ku munsi, twarya rimwe mu minsi ibiri, ariko ntabwo twapfa twishwe n'inzara. Dufite Imana yacu tureberera aho utagomba kureba. Nizere ko bitakubabaje kundeba. Bagiye urumva byabura kumbabaza. Tuzabahereka, tuzabaho tubeho nabi. Yego warumenyereye kurya buri munsi, wamaze gusa neza, waramaze kubyibuha, ariko ntabwo tuzabura. Dufite n'amahirwe ngubu none dufite n'imyenda twanayigurisha, ntabwo twabaho nabi. Tuzagurisha imyenda, tuzagurisha udusahane wenda duke, wenda tujye tugenda tugura akawunga turye niyo twakarira konyine. Tuzaba turangiza kwiga mpite mbona akazi, ubuzima bukomerezaho. Nta kintu kiba ku isi Imana itagizemo uruhare, kandi nta mwana w'umuntu wamenye Imana ukorwa n'isoni. Ibyo ndabizi. Yego niba ubizi rero kwizera kwawe kuri hehe ko mbona watakaje kwizera? Aha turi mu isi ibintu byose bibaho, umuntu n'umuntu arahinduka, gusa ntabwo nari mbyiteze. Gusa nta muntu n'umwe wari witeze ko ibi byose byabaho, ariko njye n'ubundi ntabwo ndabasha kubirezisita. Tutagomba kubyemera ukanabyakira. Ndabizi ko ufite imbaraga mu mutima wawe, ugomba kubishobora. Ndabizi ko nta cyakunanira, ndabizi ko uri intwari. Buri kintu cyose ugomba kucyakira uko kije, ubuzima ukabwakira. Wabubayemo, ntabwo ibi ngibi tubibayemo noneho tuvugana, tubibayemo kubera ko twabanje ku buzima bubi. Ntabwo byagutonda kubibamo rero. Tubibemo ariko tubibemo dufite amahoro mu mutima. Sibe mwana wanjye, ngiye gusoza kwiga, ngiye harabura ni nk'iminsi niko twabivuga. Teta mbona akazi ngutunge mu maboko yanjye nabiruhiye, menye ngo wariye nabivunikiye, sibyo teta? Use neza ku mbaraga zanjye n'imitsi yanjye n'ibyoya byanjye, nibwo nzashima Imana. Naho ubu ngubu tukigenda mu bintu by'abandi ntabwo ari ibyacu, tubirekere ba nyirabyo kandi ukomere sibyo? Gusa biragoye. Umukiriya kubona turaranzuka kuba birayemo wabaye iki? Imana iradukunda nubwo tujya twanga kuyizana mu bintu byacu ngo Imana iradukunda sheri. niko Ndabona no butatu utazongera kujya guserebura mu kabari. Yesu Twikoza no mu rusengero dutanga ituro. Ese ubundi nkubaza ndetse nubwo nishimye ntabwo ndi kubyemera neza. Bashwanye koko? Bashwanye. None niba hari amakuru mfite neza nayo ngayo. Bashwanye. Mana yagasani. Se nabikubwira gute? Mfite ibyishimo. Ndabona byakurenze. None ngende umuntu wishima nimbigaragaza. Ndishima nimbigaragaze kuko byandenze Imana yanjye. None kumva ngo Gihozo na Vincent bashwanye. Nta cyiza nkabyo. Ndimo kubyumva ukuntu umutima wawe umeze n'amararo umaranye iminsi. Umva aya niyo mahirwe yanjye. None bapfuye iki? Tuvuga takintu ako ntabwo bakimenya. Umva mubwire. Ako buriya mukobwa nzamukura hehe? Ko numva abaye inshuti yanjye. Wowe mukobwa se? Ariko se sinzi ko yanyiteza n'undi ntabwo ari kuri level imwe nanjye singiye avuye mu ishuri buriya yanyiteza buriya we. Ariko duhuje umugambi ahari wenda yabyemera. Hari undi muntu waje mugakira nk'akacu se?
uriya mukobwa buriya yabyemera mubwire hari umukobwa nshaka ko tuba inshuti ariko sinzi ko bizaduhira umukobwa uri mu gakino nk'akacu nawe wari kwikinana uri mu gakino ari gukina wenyine niba muradushyigikiye nabivuze ngo niwe ruhare rwo kuba Gihozo na Vincent ubu ngubu bafitanye ikibazo bameze nk'abatandukanye ariko barashwanye gusa ntabwo baratandukana tutabyerura tukisama twagize nsobanura njye ukuntu byagenze ndi kumva umva rero ukuntu inkuru nayumvishe igihe hano nyine ndashaka kunda kuvuga wasamye kuri nataratse kubera ibyishimo mbabarira mubwire ukuntu inkuru nayumvishe buriya isiko buriya Vincent kera twigeze kuba mutindi Vincent abaho mutindi kugira ngo twe turakennye ariko umukene usa nkanjye abahe ariko tuvuga uramutse umenye story ya Vincent watumva twe twaragaze turabakire iwana yegira famille urayanga ariko wiba harabika Vincent abaho mutindi aseke ngiye kubana uri kumbwira je ntabwo ndimo kubyumva Vincent akazi wumva kabi uzi mu buzima bwawe nakahe ubugiye kuvuga ikiyede kiyede ntabwo ari kibi Vincent ni wa muntu wakoraga akazi ko gucukura toilette Vincent cukura toilette wa mushaka mubwiye nubwo ndi umukene nanjye uwo muhungu sinamwemera nubwo navuga ngo duhuje ibibazo reka uretse cyane ko ngiye n'ubundi ndiyumva ntabwo napfa kwemera imbobere yose ibonetse yari umuntu ucukura toilette uri kubyumva none ariko hakaba undi mukobwa bakundanaga ariko uwo mukobwa wakundanaga na Vincent akaba yaramukundaga iwabo batamushyigikiye uri kubyumva uri kumva neza mbwira ndi kumva naryohe iyo nkuru kumva uburyo imeze ndi kubyumva noneho uwo mukobwa iwabo babonye bikomeye adashobora kurekura umuhungu bahitamo kumwohereza kwiga hanze bamuteshe ubwo urumva inkuru nyirizina umukobwa utandukana kwe na Vincent byavuga ko Vincent ari iki umutindi umukene yabikura umutindi urumva noneho Vincent aba muri izo struggle z'ubuzima utazajya mubona ata muri rwa rupangu nawe bura yarahasitorinze akibaza gucukura toilette ibaze ikintu ibaze ko nanjye umukene ntamwemera none ibaze umwana wo mu bakire umwana we badafite icyo babuze Vincent rero ntumbaze inzira anyuzemo kugira ngo agere kuri bino bintu nyuma yaho nibwo yaje kumenyana na Karagatwa ngo ni Gihozo baza gukundana bigenda kuriya nyine numva story yose nari kubwiyeho uri kubyumva none izi nkuru iryoshye uwo mukobwa ubwo ntagiye hanze ko nta kindi kintu bapfuye ni wabo bamujyanye hehe kwiga hanze umukobwa kumbe yaragiye rwa rukundo arujyana iyo none mva ngo inkuru nziza nyirizina rero ni iyihe yarugarukanye reba noneho reba urwo rukundo rwo kuva icyo gihe yagarukanye nibyo nakubwiye ngo ari kuzikinana umukobwa ameze ngo yarugarukanye mbaza ngo rero yego mbaza ngo kugira ngo Gihozo ajye gushwana na Vincent byagenze gute ni ukuvuga ngo ako niko inkuru nayumvishije ni ukuvuga ngo Gihozo uwo mukobwa ngo Gihozo yasanze ngo yaramusanze mu nzu ariko na Vincent yambaye ubusa niba byagenze gute hafi aho ngaho urumva nicyo cyabashwanishije Vincent ageze aho ngaho umva wakinuwe uzi tugize amahirwe ibyo bintu bikarya noneho umva ibintu ndimo kubona rero niba ndi kureba hazaza wowe uri kureba hashize habagenda hazaza njye ni muri present kuko ubu biri kuba njye ndimo ndareba hazaza nabanje kureba show yo muri iki gihe turimo sinzi impamvu ndi kumva kuva umukobwa yaje ndi kumva ndimo ndareba Gihozo yaje noneho umukobwa ubahagaze ku rukundo rwe niba hari umuntu ushyigikiye n'uwo mukobwa urwo rukundo nanjye nabishyigikira akibaza abantu baba barakundanye muri iki gihe sha azi urukundo wakundanye n'umuntu rwa mbere sha ntabwo ikinshimishije ari izo nkundo za mbere n'ibiki ahubwo ndimo ndakunda neza nkahita mbona Gihozo araje numva namufasha kurwanira urukundo ndi kumva Gihozo yaje byarangiye noneho rero umva ikintu ese nikiza umutwe wanjye nese nkurura Gihozo byamucanze akagaruka none akahita ajya munsi y'ibirenge byanjye nkongera nkaba umwamikazi nkongera nkaba umwamikazi akongera kurya mbajije akongera kwambara mbajije nubwo nanjye biba bitoshye ariko
ndabizi ko noneho yahita ajya hasi kurushaho. Gihozo n'imyitozo yaguraga ikayi ya regisitiri agiye kugaruka kuri Musana. Bebe mbabarire nuko nabusabye imbabazi kubera ko iyo nza kuguha umwanya nkakumva mbere hose bitaragera hariya hose ntabwo biba byarageze hano hantu hose narahubutse pe nza kugutega amatwi ukambwirira nkuru yose wambwiye ukuntu byagenze uburyo wanganirije ndakeka rwose n'ukuri nararengereye ariko nawe ntabwo wandenganya ntabwo waza ngo wumve umukobwa mu cyumba noneho mpurisi mu cyumba nanjye ubwanjye urabizi ko natinyaga kukigeramo wumva ari kugufuha ntabwo naba ngo byanda ko ni nyarwo rubafuha gusa ikosa nakoze ni uko nahubuze sinkumve nkahita nkukekera ibintu bitari ngombwa mbabarira ndakubabariye murakoze cyane fata agasego imisatsi mwagiye ushaka ibintu byo kwihambira ariya agasego ni sawa baburitse amahera agasego ugize gutya gutyo ni sawa ese ko nta gitambaro mugira mwe aho siribateri nzakizana nkisigaye ntabwo nabura kubabarira turi amaso se ukuntu uryamye nk'uwigwanditse urumva ntabwo nabura kubabarira ariko buriya mu by'ukuri inkuru y'uriya mukobwa we ni ndende ndende cyane umuntu ataganiriye umunota ngo uzavemo tuna kuri warantungaye pembeka ibintu banza mumbe nyine ubundi uriya mukobwa twari inshuti dukundana tunapropozanya kuba twabana ariko ntawe urayibwira undi ariko iwabo baza kubera ubushobozi n'ubuzima nari mfite iwabo ntibanyishimira tinya ko ahanini nakubwiraga najya nkora akazi kizamuka nijoro yego ndabyibuka nakora akazi kizamuka nijoro ku manywa gitondo nkaya kwirwa nshaka utuzi kwirwa ntundi imicanga gucukuramo tuwarete n'ibiki ansanga ku kazi kizamu nakoze nijoro arambwira ngo bamusabye ko ngo agiye kwiga hanze kiri kubyakira birananira ndavuga nti se ariko ikintu nakoze nta kindi nahise nsabye ko agomba kugenda nyine arambwira ati nuza kugira undi uzabona uzamushaka n'ibiki nta kintu nari gukora muri iryo joro rero yagombaga kurira ngo indege ngo mu gitondo ndamureka aragenda none dore aho agarukiye aza nshyushyeho umutwe ngo arankunda n'ibiki ntabwo byakunda shire waramukundaga nyine ndabyumva ariko kano kanya ubuzima bwarahindutse cyane none se shire nkamubaze uru rugamba rw'uramukobwa turarwana gute kari urugamba rukomeye ibyo ureba byo bindekere umuntu wihambira kugera runo rwego byo bindekere ndaza kurwana nabyo kandi bifatira igisubizo urwana nabyo se gute uzarwanisha amaboko amatuza uzarwanisha iki ndarwanisha intambara y'ubwoba ndakwizeye wowe intwari yanjye ndabizi uzabishobora simita turyame cyangwa turaryama hano yaba mu kanya wagira akantu mbwiranye oya mfite isoni uza kuyabutse mfite isoni barenge mfite isoni pe urashyize uremeye uraraye umuntu agize isoni agira gutya akipfuka ndakora imipfuka isoni zikize si ukuntu ndi buryame gusa ndaryama gute yasi we wumva ushaka kuryama gute ndeba hariya mbara ibyo wumva ushaka ntabwo nabishobora sa nk'ubigerageza turebe ntabwo turyame nyine bigerageza turebe ntabwo nabishobora
ntabwo nabishobora reka tuzime itara